World Mission Report. Muraho neza mwese, ndabasuje ngo ubone amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe. Derukana rero ku isabato ishize mbabwira inkuru nziza cyane y'umugabo w'umupasiteri witwa Pada. Nababwiraga iyo nkuru umugabane wa mbere. Uyu munsi wa none ndababwira n'ubundi iyo nkuru mu mugabane wa kabiri w'amakuru y'ahandi yacu y'uyu munsi. Amakuru yacu y'uyu munsi n'ubundi afite umutwe uvuga ngo urugendo rurerure rwo gushaka Imana, umugabane wa kabiri. Mbibutse rero ko iyi ari inkuru y'umupasiteri witwa Pada wo mu gihugu cya Thailand. Twaba twarayiteguriwe n'umwanditsi w'amakuru y'ahandi ku isi muri General Conference Andrew Mark Sisiena, mukaba muyakurikirana mu ijwi rya Noah Emmanuel. Reka mutege amatwi rero kugira ngo Imana idukomeze iduhane umugisha twumva imirimo y'ibyo yakoze. Mbere yuko rero njya mbere mu makuru y'uyu munsi, icyo nababwira ku gihugu cya Thailand, igihugu cyiza cyane, ni uko abanya-Thailand bakunda umukino witwa Muay Thai. Bawita umukino w'ingingo 8 kubera ko ni umukino bakora bari gukirana bakoresheje amaboko, inkokora ndetse n'amavi ndetse n'ibindi bice by'umubiri. Ikindi nababwira ni uko ishyamba rya Thailand rituyemo inzovu, ingwe, ibisamagwe, imbogo n'inyamaswa bita Malai Tapiri, imeze nk'inzovu ntoya ifite amabara y'umweru n'umukara. Muri Thailand niho ushobora gusanga inyamaswa y'inyamabere ntoya kurusha ahandi ku isi, agacurama gapima amagarama 2. Kandi muri Thailand niho hari ifi nini cyane kuri iyi si ya rurema. Iyo fi ipima toni 20 kandi ifite uburebure bwa metero 18 n'ibice 8, mbese metero zisaga 19. Murumva ko ari ifi iremere cyane. Bantu mujya mu Bushinwa muca muri Bangkok, uzagerageze mujye muhagara muri Bangkok murebe ubwiza butatse igihugu cya Thailand. Ni igihugu cyiza cyane kandi gikize ku bijyanye n'ubukerarugendo. Reka rero dutangiye n'amakuru y'ahandi. Amakuru yacu uyu munsi afite umutwe uvuga ngo urugendo rurerure rwo gushaka Imana, umugabane wa kabiri. Nk'uko duherukana ku isabato ishize, twumvise inkuru y'umupasiteri witwa Pada mu gihe we yari afite imyaka 12 y'ubukuru, uko agiye kubana mukuru we Morija wavuye mu idini yabo akaba umudivatiste w'umunsi wa 7. Pada yajyaga yibaza icyatumye mukuru we ahinduka umudivatiste. Morija atangira kujya ajyana na murumuna we kandi amurarikira kujyana ku rusengero hamwe nawe n'umuryango we. Rero ibyumweru n'amezi byakomeje guhita, Pada akomeza guherekeza Morija n'umuryango we, bakajya bajyana gusenga buri sabato, bakora urugendo rurerure rw'ibirometero 13. Urumva ko ari urugendo rutari rutoya bakoraga n'amaguru. Rero Pada akomeje kwibaza impamvu Morija yahindutse umudivatiste. Ntabwo yahise abona igisubizo cy'ikibazo yibazaga, ariko abona Morija ari indahemuka cyane kuri gahunda yo gusenga no kubahiriza isabato. Haba mu mvura cyangwa mu bukonje, igihe cyose umuryango warazindukaga mu museke maze bagafata inzira ndende bajya ku rusengero. Yabonye kandi ko Morija ari umukiranutsi mu gutanga icya 10 n'amaturo. Buri sabato yaturaga amaturo ye mu gikoresho cyo guturiramo. Morija yasobanuriye murumuna we ko mu by'ukuri amafaranga ari ay'Uwiteka, ati ngarurira Imana ibyayo, nyishimira impano yayo. Pada yari yarabanye mu myaka 12 y'ubuzima bwe na mama we mu rugo rukinye cyane. Ntiyasobanukirwaga uburyo Morija ashobora gutanga ahandi hantu amafaranga, ariko yaje kubona ko Morija atajya abona amafaranga mu rugo rwe hahoraga ibyo kurya bihagije n'ibindi bikenewe byose. Umwaka warahise, imyaka 2 irahita, imyaka 3 nayo irashira. Abahungu 3 ba Morija barakura maze bajya kwiga mu ishuri y'abadivatisi w'umunsi wa 7 mu mujyi wa Thailand i Bangkok. Morija ntiyari umukire, ariko yabonaga amafaranga y'ishuri yo kuruhira abana be. Pada ntiyari yarize nawe. Ubu yaragize imyaka 15 y'ubukuru kandi yifuzaga kuba nawe yagirwa amahirwe yo kujya ku ishuri. Ubwo atekerezaga ku cyamufashaga, yaribaje ati mbese iki si cyo cyatumye Morija aba umudivatiste? Ntabwo ari umukire, ariko ntacyo akenye, afite ibyo kurya
mu muryango we ndetse n'imyambaro, abasha kohereza abana be ibyo bakeneye kandi akabishyurira amashuri. Akunda Imana yo mu ijuru kandi Imana yo mu ijuru imuha ibyo akenye byose. Umutima wa Pada utangira gukunda Imana, yifuza kubana n'Imana yari yarahaye umuvandimwe we ibyo akenye byose. Yifuzaga kubana n'Imana yakomeje kumuha ibyo akeneye byose ndetse na mbere y'uko ayimenya, maze yegura Imana umutima we arabatizwa. Pada ahinduka umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Nubwo Pada atari afite umuryango wo kumufasha, yatangiye umwaka wa mbere mu ishuri ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi afite imyaka 17. Yiganaga umwete, yarakoraga cyane ngo ashobore no kuriha amafaranga y'ishuri. Yashakaga akazi kugira ngo abone minerivare. Arangije kwiga, yafashe icyemezo cyo kujya mu ishuri rikuru rya kaminuza ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi. Yagiye mu ishuri rikuru ry'abamisiyoneri, ariryo kaminuza mpuzamahanga ya Zana Pacifique, maze ahinduka umupasitori asoje kwiga muri iryo shuri, aho yigiye umwuga w'ubupasitori. Uyu munsi Pada ni umupasitori n'umuyobozi w'itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi muri Thailand. Afite umugore kandi bafitanye abana b'abakobwa 3. Yize neza, afite n'imodoka nziza, ahembwa umushahara mwiza kandi agarura akiranutse cya 10 n'amaturo. Umuryango we uhora ufite ibyo kurya n'imyambaro bihagije. Kurenza ibindi byose, Pada akunda kubwira abandi iby'Imana yo mu ijuru. Arongera akajya mu mudugudu yavukiyemo, umudugudu urimo imisozi ya Thailand igabanya igihugu cya Thailand na Myanmar. Abaturage bo muri iyo misozi ni abakene cyane, ariko Pada akunda kujyayo rimwe na rimwe abakiriye amabasha arimo amafaranga makeya yo kubafasha. Nubwo aba atari menshi, ariko abakora ku mutima. Aba baturage baravuga bati, uyu mwana yavukiye ahangaha ariko Imana ye yaramuhiriye, afite imodoka nziza kandi afite akazi keza. Imana ye imwitaho, ahari Imana ye ishobora no kutwitaho natwe. Arasenga kandi agasabira n'abo baturage. Uyu munsi wa none Pada arasenga ngo abo baturage bo mu misozi, abantu be bazamenye Imana. Umunsi umwe nabo bazabe abadivantiste b'umunsi wa karindwi, bamenye kugira neza kwayo, bamenye nuko Imana ibitaho kandi ishaka kubakiza ikarokora ubugingo bwabo. Umugabane w'amaturo y'Isabato ya 13 yafashije rero kubaka icyumba cyo gufatiramo amafunguro hamwe n'inyubako ya kabiri yubatswe muri kaminuza mpuzamahanga y'abadivantiste muri diviziyo y'Amajyepfo na Aziya Pacifique, aho Pada yigiye iby'ubupasitori. Akiri umunyeshuri, Pada yafashije mu mirimo yo kubaka icyo cyumba. Nk'uko iyi nkunga y'ayo maturo y'Isabato 13 ikizirikanwa binyuze mu buzima bw'abantu nka Pada n'abandi benshi bigiye muri iryo shuri, iki gihembwe kizongera gushyigikira umurimo w'Imana muri diviziyo binyuze mu maturo mutegurana ubushake ndetse n'ubuntu bwinshi kuzatanga ku Isabato ya 13. Imana rero ibashoboze kandi ibahe imbaraga n'ubushobozi bwo kugira ngo muzabone iri turo, maze tuzashyigikire umurimo w'Imana ku Isabato ya 13 y'iki gihembwe. Murumva rero ko Imana yakoreye ibikomeye Pada. Imana iza gusobanura Pada buryo ki abayizera bose babasha kubona ibyo bakenye muri ubu buzima. Nawe uyu munsi wa none hari ibyo ukeneye byinshi, hari n'abandi uzi bafite ibyo bakeneye, ariko ndagira ngo ubwire ko Imana yo mu ijuru ariyo yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibintu byose muzabyongererwa. Imana ibasha gutanga ibyo dukenye byose muri ubu buzima, kandi ibiduhesha amahoro, ibyiza byose nibyo ibasha kuduha. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwaneze amatwi. Ndabasaba ngo aya makuru y'ahandi muyageze ku bandi, nabo bumve imirimo ikomeye y'Imana. Mukomeze kugira ibihe byiza, mugire Isabato nziza. Mwari muri kumwe n'umushuti wanyu Noah Emmanuel. Imana World Mission